Dore bimwe mu bintu by'ingenzi utaruzi ku mugore Hibabu wabaye iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga kubera kujya mu nzira za gatanya n'umugabo we Ashraf umukinnyi w'ikirangirire ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, agasanga umugabo we yandikishije ubutunzi bwe bwose kuri nyina umubyara. Nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Daily Mail UK, Abu kuri gusatira gutandukana byemewe n'amategeko n'umugabo we bari bamaranye imyaka 2 ndetse banabyaranye abana 2 b'abahungu. Mu gutandukana kwabo kwatangiye kuvugwaho mu ntangiriro z'uyu mwaka mbere gato y'uko uyu mugabo aregwa ibyaha byo gufata ku ngufu muri Gashyantare. Uyu mubyeyi ufite imyaka 36 mu gihe umugabo we afite 24, bivuze ko amurusha imyaka 12. Binyuze mu banyamategeko be, uyu mubyeyi yasanze umugabo we yarandikishije imitungo ye yose kuri nyina, bivuze yuko mu gutandukana azataha amaramasa. Ibi byavuzwe ba nyir'ubwite kugeza ubu nta kintu barabivugaho. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi bigize uyu mugore Hibabu ku by'ingenzi. Uyu mubyeyi yavukiye muri Espagne mu mujyi wa Madrid, akaba ari bucura mu bana 4, afite inkomoko yo mu bihugu 2 bya Afurika aribyo Tunisia na Libya, uko ababyeyi bariho bakomoka. Numwe mu bavuga rikijyana ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, kuko bafite abamukurikira bagera kuri 1,700,000. Arusha imyaka 12 umugabo we, batangiye gukunda afite imyaka 19, bakora ubukwe nyuma y'imyaka 2 bakundana, ni ukuvuga muri 2020. Afitanye abana 2 n'uyu mugabo Ashraf. Imfura yitwa Amini yayibarutse muri 2020 akimera kubana na Hakim muto Nayimu yamubyaye muri 2022. Ikindi afite impamyabumenyi ya kaminuza mu bijyanye no gukina amafilime aribyo bita drama, yakuye muri kaminuza ya Lesadi. Nyuma yaje kurenzaho n'andi masomo ya filozofi y'Abarabu. Numwe mu bagore b'ibyamamare mu gukina amafilime ku isi, yatangiye gukina amafilime muri 2010. Kuva icyo gihe yagaragaye muri filime 6 na seri zica kuri televiziyo mu gihugu cya Espagne. Filime azimwe cyane ni iyitwa Fatima Inel Principe. Akora ibikorwa byo gutabara imbabare by'umwihariko yibanda ku buzima n'imibereho myiza y'abana. Uyu mubyeyi afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika akura mu gukina amafilime no gukorana na kampani zamamaza nka Dior, bitewe no kuba akurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram nk'uko twabibabwiye haruguru, akaba akurikirwa na 1,700,000 by'abantu. Ubwo umugabo we yashinjwaga gufata ku ngufu yararuciye ararumira. Kuva ibirego byazamuka yahisemo kwicecekera. Nyuma y'igihe gito yandika ku rubuga rwe rwa Instagram ahagenewe kwandika ubutumwa bugufi: nyuma yo gufata icyemezo cyo kuba ntandukanye n'umugabo wanjye mu gihe ntegereje divorce, ibi bikaba birenze ngeretseho umubabaro nterwa no gutandukana nawe n'igihombo cy'umushinga w'urugo nahaye umubiri n'ubugingo bwanjye, ntibyagakwiye kwiyongeraho iki gikorwa cy'urukozasoni nk'iki. Nkeneye igihe cyo kwakira ibi, reka tubiharire ubutabera shingiye ku buremere bw'iki kirego. Gusa nk'ibisanzwe nzahora mu ruhande rwakorewe icyaha mu byaha nk'ibi. Ibi birego umugabo we Hakim yarabihakanye avuga yuko ari akagambane yakorewe. Gusa ntiyatangaje uwakeka yaba yaramukoreye aka kagambane. Ibi byagarutsweho bwa mbere n'ikinyamakuru El País. Ese ni iki gituma umugore atagikeneye kubana n'umugabo we? El Sierra Digital, ikinyamakuru cyo muri Espagne, kivuga ko uyu mukinnyi w'amafilime yifuza kumarana igihe kinini n'umugabo we ndetse n'abana bari ku mugabo we ntabikozwa, agashaka gukomeza kubaho ubuzima bw'ingaragu bwo gusohoka cyane, gukunda ibirori mu buryo bukabije. Bivuga ko kandi kuba barutana cyane mu myaka byagize uruhare mu kutumvikana kwabo, kuko badahuza ku cyerekezo cy'ejo hazaza cy'umubano wabo. Abakobwa bakunze gukorera ku gitutu, bakavuga ati ngiye kugera muri za 30, ngiye kuyirenza, ngeze muri za 40, bizagenda bite? Yabona umuhungu aze kumurambagiza, ntafata akanya ko kugira ngo agire ibintu bimwe yigaho, kandi aribyo bizatuma rwa rugo narugeramo babasha kururambamo. Usanga ahubwo arahihirikana ashakisha se zambara iki, ese abazanyambarira bo bazambara iki, akajya kuri internet ashaka amakanzu agezweho, ariko ugasanga nta mwanya munini afashe wo kuvuga ati ngenzure umuntu tuzabana, ndebe koko ari umuntu ufite gahunda, umuntu ufite icyerekezo kizima uzatuma rwa rugo rwacu ruramba.
bumva yuko niba umusore akubwiye ko agukunda kandi yifuza ko muzabana bihagije rwose, ariko mu by'ukuri ntabwo bihagije, ahubwo hari ibintu uba ugomba kubanza kugenzura mbere yuko wemerera umusore yuko mwinjira mu rukundo, kugira ngo muzagire umubano urambye kandi ufite ishingiro, ufite umusingi muzima uzatuma wubaka yaba ari urukundo ndetse n'urugo rwanyu rugakomera. Abaryohewe n'iby'urukundo ndetse abaryohewe n'ingo bavuga yuko mu by'ukuri ushatse umuntu wabitekerejeho ugashaka umuntu muzima, urugo mu by'ukuri ruba rumeze nk'ijuru rito, ariko nanone iyo uhisemo nabi usanga urugo rukubereye nk'ikuzimu. Bikwereka ko hari ibintu runaka bigenda bikurikirana uruhererekane rw'ibintu ugomba kubanza ukagenzura ku musore muri mu rukundo, kugira ngo ugire umusingi ufatika uzatuma ugira n'urugo rwiza. Nongeye kubasuhuza mwese bakurikiye Kubera TV, mwabikaze bamikaze. Nitwa Diane, nashinze Kubera TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'ubukungu, imibanire ndetse no kwiyitaho. Ku buryo buhoraho nzajya bashyikiriza amakuru n'ibiganiro bitegura mu buhanga n'ubushishozi bituma ubuzima bwanyu burushaho kuba bwiza. Rero niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu biganiro byiza duhora tubategurira. Izindi mu magambo mu kanya gato reka twinjire byimbitse mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Gukora niba usoje kukurambagiza ni ukugenzura niba nta bandi bakunzi afite ku ruhande akaba ashaka kugereka kuri ba bandi. Ibi ngibi ushobora kumva ari ibintu byoroshye ukavuga ati je kundeba ubu ngubu ninjye yahisemo, ba bandi azahita bibagirwa, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bigenda. Niba asanzwe ufite abandi bakunzi benshi ugasanga nawe abakwegereye ashatse kukugereka kuri ba bandi, ni ukuvuga ngo niyo ibyo bamukorera byose ba bandi basanzwe bahari ntabwo bazavaho. Uzasanga n'ubundi mubandikana haba mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Niyo mwashakana uzasanga ba bantu yari afite, abakunzi yari afite, n'ubundi nta n'umwe basiganye, bose bakiri kumwe. Niyo mpamvu ukwiye kubigenzura neza, ukabanza ugakora ubushakashatsi bwawe ku giti cyawe mbere yo kumwemerera ko mujya mu rukundo. Abakobwa ba kera wajyaga ubabwira ngo dukundane ugasanga barakubwiye ati nzabitekerezaho, ariko kuri iki gihe ntabwo bikibaho. Uba usanga ari ibintu bifata nk'aho byataye agaciro, ariko burya ntabwo byataye agaciro. Ni byiza ko ufata umwanya ukagenzura umuntu muri gukundana kugira ngo umenye uwo muri kumwe uwo ari we, umuntu koko tuzubaka ibintu birambye, kuko nibyo bituma urukundo rwawe rugira umusingi, bituma urukundo rwanyu rushobora no kuramba. Nta mpamvu yo gutakaza umwanya ubana n'umuntu mu rukundo ukagenda uvumbura ibintu bimuhora amaze kumwemerera urukundo. Bigenzure mbere ubundi umwemerera urukundo nyuma. Kuko amakuru dukesha urubuga psychology.com abitangaza, ni byiza kandi kugenzura ese uyu mukunzi tugiye mu rukundo abanye gute n'umuryango we. Ese ni wa muntu uhorana amatiku n'umuryango we? Ese ni wa muntu ubwo usanga afite nk'abana ugasanga ntaho abitaho? Ni wa muntu ufite ababyeyi bageze mu zabukuru ariko ugasanga nta kintu na gito abamariye? Ibyo byose ni ngombwa yuko ubigenzura, kuko niba atita ku muryango we nawe ubwawe ntabwo azakwitaho. Ubwo mu by'ukuri abantu benshi, umuntu wese muzima akunda ababyeyi be, umuntu wese muzima akunda ababyeyi be, akunda abavandimwe be. Niba ari wa muntu usanga yikunda yikubiraho ibintu byose ugasanga nta muntu n'umwe agize icyo amarira, biragoye yuko nawe yazakwitaho numuramuka mwubatse umuryango. Ikindi kintu ugomba kugenzura rero nk'uko urubuga basta.com rubigaragaza, kugenzura imigabo n'imigambi ya wa muntu mugiye mu rukundo. Ese ni wa muntu ufite imigambi yo kuzubaka urugo? Ese ni wa muntu ufite imigambi yo kuba azajya mu muryango uhamye? Ugomba kubigenzura mu biganiro mugirana, ugomba kubigenzura muri ankete wikora ku giti cyawe. Ntabwo bishijwe no kuba wareba muri telefone y'umukunzi wawe mu gihe utaramumenya. Ugomba gufata umwanya ukagenzura ibintu runaka kugira ngo winjire mu rukundo, kugira ngo utazafatwa n'amarangamutima menshi ukabura uko wigarura. Niyo mpamvu ugomba kugenzura ibintu byose hakiri kare nyaboneka kugira ngo utazatungurwa. Ugomba kwifashisha ufite abavandimwe, imiryango, ukagira contact n'abantu, ugakuza amakuru yawe, ariko nanone ukirinda amabwire, ugakora ukagenzura ukamenya ibintu bakubwiye niba bifite ibimenyetso bigaragaza. Ntugapfira nanone gufata amakuru yose adafite ibimenyetso. Buri gihe ujye ubaza ibimenyetso biherekeje ya makuru. Ikindi kandi
ugomba kuzana mu biganiro byanyu ibintu bikuraje ishinga, urugero ibintu ukunda, ese nkunda byose ukabimuganiriza ukareba uburyo abyakira, nabyo bizatuma uvuga uti uyu muntu tugiye kujya mu rukundo ni umuntu w'agaciro, ibitekerezo byanjye ni wa muntu tuzashaka kunjyana aho ashaka, ni wa muntu uzanshyigikira mu nzozi zanjye, ni wa muntu utazambuza kugera ku nzozi zanjye, ahubwo ni wa muntu uzashyigikira. Byose ubigenzure ntamwigaho ukamwemerera, umaze kumugenzura bihagije mukabanziriza mu nshuti busanzwe, umuntu ukamwemerera urukundo rwose waramurangije, waragenzuye impande zose ukamenya uwo ari we. Ntiwihute, nta byacitse niyo waba ubona imyaka iri kugenda, wikwihutisha ibintu, ahubwo ufata umwanya ugenzure byimbitse, ugenzure witonze kugira ngo rwa rugo uzarutindemo atari kugira ngo wikozeyo. Ikindi nakubwira ni uko ugomba kugenzura niba umukunzi wawe atari umuntu wabaswe n'ibintu runaka. Ugomba kugenzura niba atari umuntu wabaswe n'ubusinzi cyangwa n'ibiyobyabwenge. Ugomba kubigenzura kuko wa muntu wabaswe n'ibiyobyabwenge, wa muntu wabaswe n'ubusinzi, biragoye ko mwazubaka urugo rufite ireme. Ni wa muntu uzasanga asesagura amafaranga, ni wa muntu uzaguhoza mu bukene, ni wa muntu uzasanga nayo wakoreye rwose ntacyo mugeraho, kuko ya mafaranga azagera mu bidafite umumaro, azagera mu businzi, azagera mu bya biyobyabwenge, usange ntabwo muteye imbere. Rero bigenzure byose, umenye ibintu bimubase byose ubigenzure, maze ufate icyemezo. Guhora mu nkundo, uyu munsi runaburekinze, uyu munsi natandukanye n'uyu, ejo bundi nashatse undi. Igihe wagenzuye neza bizatuma wirinda guhora mu break-up, wirinda guhora utandukana n'abantu ushaka abandi. Rero nabifuriza ngo good luck, nabifuriza ngo muzagira amahirwe, nabifuriza kugira ngo Imana ibamurikire, ubibare intambwe zanyu mu gihe ibamurikire ibitekerezo byanyu, mubashe gukora amahitamo meza na bwa bushakashatsi mukora kugira ngo mugenzure umuntu ushaka ko mujya mu rukundo, muzabikore neza.